neza, nitwa Vincent. Iyi ni inkuru y'akababaro ikomeje gushengura abantu benshi cyane hano mu Rwanda ndetse n'imahanga. Abapadiri babiri bapfiriye ku munsi umwe. Aba ni abapadiri b'abakatoliki, abashumba b'amatorero mu idini ya Gatolika. Iyi ni inkuru rero ikomeje kuvugwaho n'abantu benshi, yaba mu Rwanda ndetse n'imahanga. Inkuru y'urupfu rw'abapadiri babiri bitabye Imana ku munsi umwe. Diyoseze yarahombye disi, abakatoliki bahombye abantu b'intwari. Ku wa gatandatu tariki 11 Mutarama 2025 nibwo inkuru yaje gusakara y'incamugongo hano mu Rwanda ndetse n'imahanga. Padiri Jean Damascene Kayomberera wa Diyoseze Gatolika Cyangugu ndetse na Padiri Jean Marie Vianney Muzehe Sekabara wa Diyoseze ya Nyundo bitabye Imana ku wa gatandatu, bapfira umunsi umwe. Abapadiri b'abashumba mu idini ya Gatolika. Ibi ni ibintu byababaje abantu benshi cyane. Urupfu rw'aba bapadiri bapfiriye umunsi umwe. Inkuru y'akababaro rero ikomeje gushengura abantu benshi hano ku isi yose muri rusange. Abapadiri bo mu Rwanda baranditse, ab'amahanga barandika, bihanganisha imiryango y'aba bantu ndetse banashimira aba bantu ibikorwa bagezeho, bigisha ijambo ryiza ry'Imana muri diyoseze bari bayoboye. Nicyo kizatuma ngo batabibagirwa, bakabunamira igihe cyose. Abapadiri bagendeye igihe kimwe ariko batangana. Imana ikora ibyayo koko, gusa ntibaruhukire mu mahoro. Mu itangazo rero ryaje gusohorwa na Padiri mukuru wa Diyoseze ya Cyangugu, Musenyeri Edouard Sinayobye uyobora Diyoseze ya Cyangugu, yavuze ko Padiri Kayombere yitabye Imana ku wa gatandatu azize uburwayi yari amanyaranye igihe kirekire, akaba aribwo bwatumye apfa. Muzehe rero Kayombera ariwe Padiri wa Diyoseze ya Cyangugu yaragiye, yarapfuye. Imana imuruko ridashira. Rero nyuma y'iryo tangazo haje gusohoka n'ubundi irindi tangazo riribika. Padiri Jean Marie Vianney Muzehe Sekabara nawe wa Diyoseze ya Nyundo. Abo bapadiri bose bapfiriye umunsi umwe. Inkuru rero niyo yakomeje gushengura abantu. Abapadiri babiri b'abashumba b'amatorero cyangwa se b'amadini bapfiriye rimwe. Ni ibintu bitumvikana rero kuri buri muntu wese, wabyibaza nawe. Ariko Imana kubera ikora ibyayo, ubyibajije cyane sinzi ko byakugwa amahoro, ahubwo turaceceka tugasebera abantu bagiye umugisha w'Imana. Umuhango rero wo gusezera kuri Padiri Kayombera wabaye tariki 13 Mutarama 2025. Aho hari ku wa mbere, wabimburiwe n'igitambo cya misa cyo muri Kiliziya ya Paruwasi Katedrali ya Nyundo isaa 6 z'amanywa. Mu marira menshi cyane bamusezera bavuga ati ni intwari iragiye. Igitambo cya misa cyarabaye kirangije kuba, ariko abantu kwihangana biranga. Namwe murabizi by'amarangamutima, bararira ari benshi cyane, ariko nta kundi byari kugenda. Nicyo gihe cyari kigeze ngo agende. Abo ku Nyundo rero mu marira menshi cyane, Abanyarwanda mu marira ndetse n'abanyamahanga, kuko abapadiri bose bamwifurije uruhuko ridashira, yaba mu Rwanda ndetse n'ab'imahanga. Padiri Sekabara we noneho wo muri Paruwasi ya Cyangugu, abantu bareze ni benshi cyane, bati ibi bintu koko bibaho ko abakozi b'Imana bagendera igihe kimwe, bakoraga umurimo umwe? Byaragahinda, ariko ku bw'umugambi w'Imana nibyo yari yarashatse. Urupfu rero ntabwo ariko tutwiteganyiriza, ni Imana iruduteganyiriza. Iyo umunsi wageze iraza nyine, uwo rwashatse rukamujyana, cyangwa se uwo rumaze iminsi rutekerezaho. Twe nk'abantu rero ntabyo twakwishoboza ngo tube tuvuga ngo tuzapfira iki gihe cyangwa ngo ntihapfuye nguyu. Ibyifuzo byacu tuba tubikeneye, ariko ntabwo byakunda. Iki ni igihano Imana yatugeneye
buri muntu wese kandi kizamugeraho, ahubwo ibyaba byiza ni ukwicisha bugufi mu gihe kiri hano ku isi, igihe ugifite ubuzima. Naho ibindi bitekerezo byo ku bijyanye n'urupfu, ntawe nubwo twagakwiye kubitekereza, ahubwo twagakwiye gusabira abantu bagiye kuzabona iruhuko ridashira. Ngayo nguko rero umubabaro ukomeje kuriza abantu benshi cyane hano ku isi, nubwo bano bantu batabarutse bakaba barabasomeye misa bakabashyingura. Aba ni abapadiri bakomeje kuvugwa n'abantu benshi rero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'imahanga. Bakristo bavandimwe rero mukomere cyane kandi mwihangane, nk'uko mwagiye mubyifurizwa n'abanyamahanga bavuga bati abanyarwanda mwihangane kuba mwabuze abapadiri nk'aba ngaba. Ni ibintu bikomeye kandi bibabaje cyane, ariko Imana niko iba yabishatse. Nibaruhukire mu mahoro, namwe mwihangane, imiryango yabo nayo ikomeze kwihangana rero, kuko urupfu rubaho kandi nirwo twaremewe. Uwabayeho wese agomba no kuzapfa. Turababara iyo umuntu agiye, ariko kiba ari igihe cye. Ahantu aba agiye rero ntawe uzi niba ari heza cyangwa ari habi, gusa abenshi bavuga ko ari heza kuko ntawe agezeyo ngo yongeye kugaruka. Ariko ntibivugwa nyine, nta muntu uragerayo nyine ngo agaruke. Ariko Imana niyo ibizi ibyacu kandi niyo ibizi ibyo itujyaniyeyo. Iruhuko ridashira kuri aba bapadiri, kandi natwe dukomeze kwihangana, twihanganishe n'imiryango yabo. Abapadiri muri rusange nabo bakomeze kwihangana, aho bari bayoboye naho bakomeze bihangane. Ibi ni iby'Imana iba yarateguriye umuntu wese wabayeho, wavutse agakura akaba ateganya no kuzapfa. Ntabyo twebwe tuba twitayeho kubera turi abantu, ariko igihe kiragera umuntu akagenda. Iki cyaha cy'urupfu cyatewe na Kayini wari umaze kwica Abeli, nibwo Imana yatuvumye ko urupfu ruzajya rubaho. Ibyo byose rero ni ingaruka z'icyaha y'urupfu, nta kundi rero twabigenza. Imana ibahe iruhuko ridashira aba bapadiri bagiye, tukavuga duti muzaruhukire mu mahoro, aheza ni mu ijuru. Ku bantu bemera Imana mwese, muzi ko habaho urupfu, ariko muzi ko haba n'ijuru. Ku munsi w'urubanza buri wese ngo azazuka abazwe ibyo yakoze. Uwakoze neza azajyanwa mu ijuru, uwakoze nabi azapfa ubwa kabiri. Nk'abapadiri rero bakoreraga Imana, twizere ko mu bwami bw'ijuru bazaba bariyo. Abapadiri rero bagira iruhuko ridashira, nibyo twabifuriza twe nk'abantu. Njye mubanye muri iki kiganiro nitwa Vincent. Kora subscribe niba utarayikora, kugira ngo ibiganiro tuzajya dukora bize bikugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.